Uwiteka Imana ishimwe, inshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ni mando nk'uko bisanzwe uyu munsi nifuje kubasangiza ku isengesho ryizewe Imana yatanze ko tusengeramo cyangwa tukarisenga buri munsi, dusengera ingo zacu, imiryango yacu, inshuti, abavandimwe. Ni isengesho ry'uburinzi za buriya 91 twese dusanzwe tuzi, cyane cyane muri ibi bihe turimo bitoroheye isi, aho imitima ya benshi ihagaze, aho umuntu wawe asohoka mu rugo ugasigara uhagaritse umutima utazi niba ari bugaruke ameze neza. Ni isengesho ryizewe risanzwe riri muri Bibiliya, ariko wongeye no kuri ibyo Uwiteka Imana yarabihamije, araritanga nk'isengesho dukwiriye kujya dusengeramo, tugasengera ingo zacu buri munsi. Ubishoboye warisenga mu gitondo, ku manywa, n'ijoro, inshuro zose ushaka, ariko buri munsi ko ni isengesho ry'uburinzi. Nahoze ndeba kuri internet, hari igitabo cyanditswe n'umudamu bita Peggy Joyce. Ni umwanditsi Peggy Joyce Ruth, yanditse igitabo kuri Zaburiya 91 akita God's Shield of Protection. Muri icyo gitabo rero harimo abatangabuhamya, hari aho yavuze ku bagabo bagera 400, barenga 400 b'abasirikare bari ahantu ku nyanja, ku musenyi, badafite ahantu bakwihisha. Indege z'Abadage barimo kubarasa kuva hejuru mu kirere. Abantu bagera kuri 60 barimo kurasa abo bantu, bari hejuru mu ndege barasa abo bantu mu ntambara y'isi ya kabiri. So abo bagabo bavuye aho hantu, nta muntu n'umwe ufite akamenyetso kuko babarashe, kuko amasaso ntiyabagezeho, ntiyabafashe. Ariko icyabakijije ni iki? Uko bariya barasaga kuva mu kirere, bo bagumaga bavugiraga hejuru y'amajwi yabo basenga Zaburiya 91, bagahera ku murongo wa mbere bakageza ku wanyuma, bagatangira. Ntago babivugaga gusa, basakuzaga aho amajwi yabo ashobora kugarukira. Hanyuma rero watanze ubuhamya n'umuntu wahabakuye, niwe watanze ubuhamya akabibwira, kuko niwe babwiye, niwe wabwiye uyu mudamu wanditse kino gitabo, nawe wahawe nihishurirwa n'Imana kuri iri sengesho. Ni ukuvuga ngo rero icyo ni ntuza n'ubuhamya bumwe buri muri icyo gitabo kinini. Kuri iryo sengesho harimo n'ahandi h'abasirikare, igicu cyaje kikabatwikira, basenze iryo sengesho kikabatwikira, bakirukanka bakanyura imbere y'abanzi babo, igicu kikaza kongera kikazamuka bamaze gutambuka. Hari n'abandi, ngira ngo yari nka batayo, yari wari uyiyoboye, yari afitemo ingabo zingahe, benshi cyane. Buri munsi uko bagiye kujya ku rugamba bagasenga iryo sengesho, intambara yari irangira nta n'umwe muri bo upfuye. Ni ukuvuga ngo rero amagambo y'Imana iyo tuyakuye muri Bibiliya tukayagira yacu, tukayagira ubuzima, arakora. Password ni ukwizera. Niba utabyizera ntago bizagukorera, ariko niba wizera ko Imana ivuga, yabivuze ko ariyo kwizerwa no kubikora izabikora, bizagukorera mu buzima bwawe. Reka dusome Zaburiya 91 twumva ko Uwiteka avuga. Hanyuma jewe nkunda iyo nyisoma amagambo nyagira yanjye, nkagenda nyavuga mbwira Imana, mvuga ko bibaye uko nguko kuruta kubisoma uko bimeze. Uwiteka Imana nashimwe. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Jewe iyo nyisoma mvuga ngo Uwiteka, ndi mu rwihisho rw'isumba byose ariyo wowe. Nzahama mu gicucu cy'ishobora byose ariyo wowe. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye niringira, kuko ari wowe uzankiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Ukambundikirishiriza amababa yawe, kandi nzajya mpungira munsi y'amababa yawe. Umurava wawe n'ingabo n'icyuma kinkingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu, Abantu 1000 bazagwa iruhande rwanjye, abantu inzovu bazagwa iburyo bwanjye, ariko ntibizangeraho. Ngira ngo murimo kubona muri iki gihe turimo abantu barapfa buri munsi, ntacyo twatanze.
abantu 1000 baraga uruhande rwawe, inzovu bakaga uruhande rwawe, bagapfa ugasigara bareba ugasigara uri muzima ntacyo watanze. Ni kubera protection y'Imana. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwanjye, abantu inzovu bazagwa iburyo bwanjye, ariko ntibizangeraho. Nzabirebesha amaso yanjye gusa, mbone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, isumba byose nakugize ubuturo. Nuko nta kibi kizambaho kandi nta cyago kizegera ihema ryanjye. Haleluya. Uwo murongo urandyohera cyane, kuko nakugize umurinzi, kuko nakwizeye Mana, nta cyago kizegera ihema ryanjye, nta cyago kizegera inzu yanjye, nta cyago kizegera abana banjye, nta cyago kizegera abanjye. Kuko untegekera abamarayika bawe ngo bandindire mu nzira zanjye zose, bandamira mu maboko yabo ngo ntakubita ikirenge kwibuye. Nkandagira intare n'impoma, nkaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Uwiteka uravuga uti, kuko nagukunze akaramata nicyo uzankiriza. Uzanshyira hejuru kuko namenye izina ryawe. Ninkwambaza nanjye uzanyitaba. Uzabana nanjye mu makuba no mu byago. Uzankiza umpe icyubahiro. Uzampaza uburame kandi uzanyereka agakiza kawe. Haleluya. Ibaza ayo magambo uyabwira Uwiteka buri munsi, buri munsi, buri munsi. Uwiteka Imana nashimwe nabane natwe. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Uwo wizeye arakurinda. Hari abizera amafaranga yabo, hari abizera ko bafite isuku cyane, ariko ndagira ngo nkubwire, buriya abantu bose bafashwe n'ubu burwayi, abapfuye bambaraga za masike, bakarabaga mu ntoki uko bisanzwe, ariko bandura iyo virusi. Rero wowe ntacyo watanze, n'ubuntu bw'Imana. Uwiteka Imana nabaho umugisha. Shalom.